turabasuhuje cyane wowe wahisemo neza gukurikirana Hinduka Official. Mwifurije igitondo cyiza cy'umugisha uyu munsi ndetse no kugubwa neza n'abawe bose. Hari wakoze subscribe, share, comment, nawe utarayikora mpamya nashidikanya ko Imana iri mu kazi kandi urabikora. Ahuze kudushigikira kugira ngo turusheho ko umuryango mugari wagutse, nzi neza ko turi kwagura ubwami bw'Imana. Rero nabasezeranyije ko nazabatenguha, ahubwo buri munsi uko Imana idushoboje ikaduha ubuzima, nzajya mbazanira abakozi b'Imana barimo imbaraga z'Imana, barimo ubushake bw'Imana no gukora kw'Imana. Muramubona umukobwa usa neza cyane, azi kuvuga Imana neza. Bishatse kuvuga ngo numukurikirana ugatangira ikiganiro ukagisoza, hari byinshi birahinduka ku buzima bwawe. Njya kunkunda kuvuga ngo nibyabuze inzira bibona inzira kubera Imana imurimo cyangwa se Imana imurimo. Hanyuma nanjye turi kuganira kuri iki kiganiro, muranzi ni wa wundi wa mukobwa wanyu cyangwa se wa mubyeyi wanyu, ni Mukeshimana Julienne kuri Hinduka Official. Hanyuma reka tumusabe abibwire, muramubona n'umuntu mukuru uzi kwivuga ndetse uzi no kuvuga Imana neza. Katumusabe adusengere hanyuma dukomeze n'ibindi biganiro. Ni karibu. Murakoze. Amazina ni Nishobora byose Pascaline, ndi umukobwa ushima Imana, nsengera muri Anglikani. Birenze bya Imana iduhana umugisha. Aratubwiye ngo ni umukobwa ushima Imana. Hari abatayishima se wabonye? Hari abantu muri ubuzima bagenda badashima Imana rwose, ukabona ahubwo bafite ibindi bashima. Hari abashima amafaranga, hari abashima imiryango yabo ikomeye, ukabona ntago bashima Imana muri make. Ariko ngewe namenye agaciro ko agaciro ari Imana. Ubundi agaciro no gushima Imana kuko ariyo dukesha byose. Yego. Umuririmbyi yaravuze ngo imiryango ikomeye yaguhinduka n'amafaranga agashira cyane. Ariko Imana dusenga cyangwa se iyaduhanze ntago igigira amanda yo kurangira. Ntago igigira amanda. Twumvishije ba sogokuru bayivugana n'izi saha baracyayivuga, niyo mpamvu Imana yacu ikigira amanda. Umuntu ajya gutanga amaraso mu bitaro, yamara gutanga amaraso bakayahamanda kazarangirira. Ariko amaraso ya Yesu yavuye rimwe gusa, yavuye rimwe gusa, agaciro karaboneka. Agaciro karaboneka, aracyafite agaciro kandi ari rimwe ryonyine. Kubayimenye n'abatarayimenye afite agaciro. Waba uyizi waba utayizi, amaraso afite agaciro. Amaraso afite agaciro cyane. Ndetse ubundi njye mitamvuga ngo umuntu utaramenya Imana ukiri mu byaha n'uwabivuyemo, amaraso ya Yesu yakugezeho agira agaciro cyane. Kubera ko nk'uko bivuze ay'abantu ajya arangira kandi n'imbaraga z'abantu zirarangira. Ariko kandi imbaraga z'Imana zageze zirahashikama, ntago zijya zihava zihakoze ikintu. nawe ndi kubona uriya amaraso y'Imana wariho ubwiza, urasa neza cyane. Ntako Imana ibitagize, hari ukuntu Imana ikubita yegetseho. Ushatse kutubwira ngo yagukubise yegetseho? Nyine hari ukuntu impamvu uvuze ngo Imana hari ukuntu ikubita yegetseho. Imana iyo yagusizeho amaraso yayo yakuriho iraguhisha, wahura n'ikibazo ikaguhisha, wahura n'intambara ikaguhisha muri ya maraso. Ngiye hari abantu badukurikiye, nanjye ubwanjye ntago ndasobanukirwa gukubita yegetseho. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ni kubariza abadukurikiye ndetse n'abakunda Hinduka Official. Impamvu mbivuze, yego, hari ukuntu iyo utari mu maraso y'Imana cyangwa utari mu gaciro k'Imana, yego, hari ukuntu uhura n'ikibazo buri mwe wese akakubona. Wabura amavuta ukahita ukushuka, ukahita usumwera, agahita usukundi kubona, ukahita usa n'agatazi rwose. Wabura umwambaro rwose ukavuga ati none bikahita bigaragara. Ariko iyo iri gukubita yegetseho, wambara rondo ni uyu munsi n'ejo bakagira ngo ni gashaje, bakagira ngo ni cya kindi cya 80 wiguriye kandi ari rondo ni uhoramo, ari n'amaraso ya Yesu. Kubera amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu nyine amaraso ya Yesu ajya kubita yegetseho. Ntago iguteza abantu, ngiguteza buri mwe wese, ahubwo yubwaye weho nayo murabyimenyanye. Wowe n'Imana yawe. Ubundi hari ukuntu umuntu avuga ngo Imana n'umuntu bagendana ari babiri. Yego. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo Imana mugendana muri babiri gute? Imana mugendana muri babiri gute? Yego. Ngewe uko mbibona impamvu umuntu agendana n'Imana bari babiri. Yego. Nuko ngewe ubwanye nshobora kuza kukubwira ngo ndagukunda kandi nyamaze nagukunda. Utankunda. Ariko Imana yo ntago nshobora kuyibesha. Gute si kandi ndeba mu mutima? Wayibesha gute kandi kureba mu mutima? Inzi neza noneho inzi nanjye ubwanjye kuruta uko niyizi. Hari ikintu nimba izi imenya ibizabejo,
ngewe ubwanjye ntaramenya, ikamenya n'ibizaba mu myaka yashize, ikamenya ngo Pascaline mu myaka 25 azaba ari kuri kamera gute. Ibaze ibi bintu ntago nabitekerezaga, ntago wabitekereza, ariko kuva mu kuvuka kwawe Imana yo yari ibizi. Imana yo yari ibizi, noneho yari bifiteho n'umugambi muremure cyane. Yarizi ngo hari abantu bagukurikiye bazaruhuka mu mitima yabo, hari n'abazakizwa kubera wowe ku myaka yawe 20 uri imbere ya kamera. Niyo mpamvu ngiye nabwira umuntu wese wese ngo aharanire kugendana n'Imana kuruta uko wagendana n'amafaranga, kuruta uko wagendana n'abavandimwe bakomeye, ahubwo haranira kugendana n'Imana. Hari igihe uba ufite n'inshuti zikagushiraho nta nicyo wanazitwaye, zikakuvaho kandi ntacyo zikakuvaho neza zikakwanga kandi ntacyo mwapfuye. Niyo mpamvu nabwira umuntu wese ngo aharanire kugendana n'Imana. Hari umuntu wambwiye ngo impamvu inshuti zikuvaho ngo ni ishuri ry'Imana, nawe niko bizi. Hari n'igihe riba atari ishuri ry'Imana, yego 90% haba ari ishuri ry'Imana, ariko hari n'igihe natwe ubwacu tugira uruhare kugira ngo inshuti zidushireho. Yego, njyewe ubwanjye nimba mfite inshuti ariko nkaba nashobora kuyigira inama kandi ishaka umuntu yigira inama, ntabwo izatuma itansiga. Nimba nirya naba ngufite uri inshuti yanjye nkaba nakumva ikibazo cyawe, ngo umenye ko ikibazo cyawe ari icyanjye, ni gute utazancikaho, ni gute nzakomeza kugendana nawe mvuga unegura unyifuriza ibi kandi nta kizu unyifuriza. Niyo mpamvu nzakuvaho. Ushatse kuvanga ibyo duhura nabyo byose ntabwo ari ishuri ry'Imana, ahubwo hari ibyo twikururira. Hari n'ibyo twikururira. Yes. Abadukurikiye niyo mpamvu mbabarije kubera ko ndabakunda cyane, kandi nzi neza ko nawe baragukunda. Nzi neza ko uyu munsi tugiye gusana imitima y'abantu myinshi cyane. Hanyuma Pascaline ngenda gukunda. Nanjye ndagukunda. Nkunda kuvuga ngo niba ukunda umuntu uzabimubwire agihari. Yego, ariko ni nako kuri, nanjye ndagukunda. Uyu munsi rero hagiye guca wambaye muri iki kiganiro. Yego, nzi neza ko uyu munsi hagiye gusobanuka ibintu byinshi, uburwayi bwinshi bugiye gukirira muri iki kiganiro, kandi tubishobojwe byose na Kristo. Nakwibariza ngo ushingiye kuko wavutse cyangwa ku myaka ufite, imyaka yose wanyuzemo n'umwaka wa 2026 na yahe makuru mashu ufite muri uyu mwaka? Mu myaka yose nabayemo uyu mwaka wa 2026 ibintu byarahindutse. Byahindutse gute rero? Ukuntu rero byahindutse, abari bahagaze bibwira ko bakomeye, nyamaze nibo bagenda, nibo baguye mbere yuko naboroheje bagwa. Yego, niyo mpamvu ngewe nsigenda byitegereza nkumva ngiye ariko uyu mwaka uri koneramo n'ubwoba, kuko abari bari hasi nibo bazamutse, abari bari hejuru baciye bugufi. Kubera ko nimba yaragiye igakora ku mupasiteri, yego, ikabwira umupasiteri wari umaze imyaka 10 20 ayobora itorero, kambwira ngo wawe ntago ukemerewe kuyobora, igahita imakonje, igafata deregiteri, kambwira ngo deregiteri, kambwira ngo hinduka umwarimu, kandi yari afite ibiro, ikamubwira ngo nawe ujyaje urarira muri sare y'abarimu. Urumva ibintu byarahindutse cyane. Hanyuma iyo birebesheje muri iyi minsi ukabirebesha amaso yawe, ni icyo ubwira Imana cyangwa se ni iki bikwigisha? Ngiye nyibwira ibintu byinshi, mpita nyibwira ngo duhe imbaraga no gukomera muri uru rugendo, kuko byambaye imbaraga. Bishatse kuvuga ngo muri iyi si cyangwa se muri uyu mwaka, ushatse kuvuga ngo nuhagaze yirinde atagwa, kubera ko uyu mwaka ndi kubona Imana nta santima ifite cyane, nta santima habe na gato. Ngiye nabwira umuntu wari wese unkurikiye unadukunda pe, akambabarira akarambika icyo yari yibwira yuko gikomeye kuri we, icyo yari yishingikirijeho rwose akakirambika, aho agahanga amaso umusaraba, kubera ko nta n'ahandi ubuhungiro bwacu bukire uretse ku musaraba honyine. Impamvu iki kintu nyikubajije, hari abantu biringiye amafaranga, akabona ko nimba afite amafaranga nta kintu azabura, akabona ko nimba afite amafaranga ubuyobozi runaka azabubona. Nicyo gitumye nkubaza ibi bintu. Bamwe bakiringira imiryango yabo ko ikomeye, ariko siko biri. Nawe niko bizi? Ntago ariko biri pe. Ufite amafaranga ubu ngubu rwose, amafaranga ndabizi arakora, ari no gukora pe, ariko maze kubona akagaciro rwose kugeza ubu ngubu gahari, ari ugutunga Kristo, ari ugushaka Imana n'ubwami bwonyine bwayo, naho ibindi byose rwose ni zero pe. Bishatse kuvuga ngo umuntu dukurikiye nicyo tumwifurije gutunga Kristo nk'umwami n'umukiza, n'utaramumenya tubimwifuriza Imana imuha agakiza ndetse no gusobanukirwa ibya Kristo. Hanyuma reka tukwakire udusengere dukomeze twiyumvira ijambo ry'Imana. Mureke dusenge Imana. Amen. Kongeye kugushimira Uwiteka Imana yacu,
tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe no hagucubahiro, waturinze waturengeye, wabanye natwe. Reka data wa twese muri uyu mwanya mutoya tugiye kumarana, nyemerera ubane natwe, kandi Uwiteka Imana abatwumva n'abazatwumva bazagire kubohoka muri bo, kandi bazagira impinduka kugira ngo izina ryawe rishimwe. Amen. Uri data wa twese mwiza, kandi urashoboye, kandi urihagije. Nyemerera ufungure imitima ya buri umwe wese ugiye kutwumva, yumve ko ibyo tuvuze ari aho bimukuye, hari naho bimushize. Haleluya. Unyemerere uwari uvuye mu byiringiro no mu byizerwa, unyemerere uyu munsi wa none abisubiremo. Unyemerere uwari ucitse intege mu rugendo yongere ahabwe imbaraga. Unyemerere utakuzi n'utagusobanukiwe umusobanurire iby'ijuru n'iby'ubwami bw'Imana, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyemerera twese muri rusange dutumbire umusaraba, kuko ariho ubuhungiro bwacu buri. Iyi si twabonyemo byinshi, ariko nta cyiza twabonye nk'imbere yawe. Nyemerera rero data wa twese udukomereze amaboko, kandi udukomereze mu buntu bwawe. Ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Pascal, ndagushimiye kubw'isengesho usengeye ubwoko bw'Imana, cyangwa se udusenzeye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Narindi kumva ko bwanjye nakwisabira agakorasi kamwe kari kugufasha, kubera ko ngiye mfite base. Sore ko byumva neza. Ariko base nanone bari sawa kuririmba, ngenda bikunda. Kubera ko ngiye mfite base, ndikumva nakwisabira agakorasi kamwe kari kugufasha. Twitegura kumva ijambo ry'Imana. Ubundi ngewe ingeso yanjye ngira, nkunda kubwira umuntu ngo twitegura kumva ijambo ry'Imana. Pascal yo kugira ngo igufashe ni ukwihana ukizera, kuko ibyo ugiye kumva hari icyo biri bukore muri wowe. Hanyuma tugitegura cyangwa se tugikora ibyo byose, si waduha agakorasi kari kugufasha? Njye agakorasi kari kumfasha, agakorasi kavuga ngo ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kuko nyiri ibihe turaziranye. Nta kibazo kukaririmba. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kuko nyiri ibihe turaziranye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kuko nyiri ibihe ntabwo dutewe ubwoba n'amadeni, kuko twishurira. Turaziranye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kuko nyiri ibihe turaziranye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ubukode, kuko utanga amazu. Turaziranye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kuko nyiri ibihe turaziranye. Amen. Amen. Ndafashijwe. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, nubwo nsanze nawe umukunda. Buriya umwuka n'umwe, umwuka ukurimo nanjye ni wundimo. Aratubwiye ngo ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kandi koko ushingiye ku minsi turimo cyangwa se ibihe turimo, byakaduteye ubwoba. Bamwe tukiheba, abandi tukareka agakiza, kubera ko bamwe bibwira ko insengero zafunzwe, ariko mpita mvuga ngo urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu. Rero nawe udukurikiye, uri hafi cyangwa se uri kure, ntuterwe ubwoba n'ibihe n'iminsi uhagazemo. Waba uri mu bukene bukagutera ubwoba, ariko tumaze kumenya ko dufite nyiri ibihe ari we tuziranye. Byashoboka ko uri mu buzima bw'amadeni, ukaba wandikiwe no guterezwa camunara, nturuterwe ubwoba n'ayo madeni. Birashoboka ko umaze igihe kirekire warabuze urubyaro, ntuterwe ubwoba ko nubwo iyo myaka ishize, kuko na Sara yabyaye ashaje cyane rwose, kandi Imana mu mwana w'umuhungu. Urabyibuka ko nawe Sara yabyaye ashaje? Ndabyibuka cyane. Sara rwari urugamba rukomeye, ariko Imana yavuganaga nawe ikamubwira ngo izamugirira neza. Niyo mpamvu iyi korasi tubwiye ngo ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi. Birashoboka ko waba umaze igihe kirekire ubyara ugapfusha, n'inda zikavamo, ariko ntabwo bikuyeho umugambi w'Imana. Ntabwo bikuyeho ko wavuganye n'Imana. Ni ukuri ndagushimiye. Ntuterwe ubwoba n'ibihe n'iminsi, ntuterwe ubwoba n'ubutayu runaka, ntuterwe ubwoba n'uko uri mu bukode, ntuterwe ubwoba n'ubwo uvuga ijambo ntagire uri agaciro kandi ryari rifatika. Nyiribihe turaziranye. Ngiye korasi ndayikunda cyane. Hari aho imvana, hari n'aho inshira. Iyo maze kumenya neza ko nyiribihe tuziranye,
ibibazo biraza nkamenya ko nyiri bihe Tuziranye. amadeni gaza nkamenya ko nyiri bihe tuziranye Hallelujah. kandi iyo uziranye n'umuntu abazi n'amabanga yawe abazi n'ibyo ukeneye abazi n'ibyo ukeneye ujya kuvuga we yabimenye kera Hallelujah. arakureba akahita amenya ngo amenya icyo runaka ukeneye. iki kintu niyo mpamvu kumenyana na nyiri bihe aricyo aricyo cy'ingenzi kintu gikomeye cyane. uzi ikintu nkundira kumenyana na nyiri bihe Yego. arakubebeza aragutetesha mana imyaka waba ushaje ikakugira umwana ikakugira umwana ikagukora amadede rwose umubyeyi atagukoza amadede umubyeyi akakwanga akakuvuga nabi ariko Hallelujah. nyiri bihewe Nyiri arabwira ngo je t'aime I love you. ndagukunda cyane kandi ntago nzigira nguterera dushyiraho ka mikorofone cyane tubabwire ko Imana igitubebeza Imana ikidubebeza pe shatse kuvuga ngo hari igihe twagezemo ababyeyi nibatubebeza nibadutetesha nawe urabizi cyane hari igihe twageze tukabura n'imyenda yo kwambara aha ayo mateka urayazi ndayazi cyane ukabura umwenda wo kwambara ngenda byibuka aribwo nyizya gukorera Imana yego najyaga ku ishuri nambaye kupe bari baranguriye igikupe kirekire ndetse kinini cyane nkakijyana ku ishuri nava ku ishuri nkakimesa kwa gatandatu nkakijyana kurepeta nava kurepeta nkayifura nkongera nkayijyana gusenga kandi nkayiririmbana nkumva ndi proud yayo uzi ngewe ukuntu nari mbizi icyo gihe muri icyo gihe uvuze tukijya ku ishuri hari igihe wavaga ku ishuri ari icyo gikupe gusa ufite noneho waba wanahinduye bakakugurira igipira gikozwemo n'ikabutura kirekire igipira kikabamo ikanzu kandi ari umupira waba uri umuhungu igipira kikabamo ishati kikabamo n'ikabutura ibaze noneho uri umuhungu wajyaga kwicara bikagenda biri urumva n'urucabana ariko uyu munsi nta muntu wapfa kuducishamo ijisho ndashima Imana cyane ngewe Hallelujah. ku ruhande rwanjye kandi ibi byose byavuye mu mugambi w'Imana yego ngewe ubwanjye ntacyo nari kwishoboza n'ababyeyi banjye ntacyo bari kumfasha nukuri nta na kimwe iyo hataba Imana noneho ni kwa kundi usenga ufite n'umuryango udakijijwe bakakubwira ngo iyo Mana wirirwa uraje gusenga yamaze iki yakoze yaguhaye ibyo ushaka nawe ukumva muri wowe ucitse neza ariko iyo ugize akantu gatoya ko kumenya neza yuko uziranye na nyiribe ukamenya neza ko uziranye na nyiribe kandi agaciro ari amaraso urakomera uzi ikintu nkundira Imana iyo babivuze gutyo ugacika intege uzi iyo ugeze imbere y'Imana irakubwira ngo mwana wanjye kandi ababyeyi bavuze ngo uri ikigoryi ntacyo uzimarira ni uguhora uzerera kandi Imana ikakubwira ngo nzakugirira neza ikintu nkundira Imana rero ibabeshaho ukazatabarwa bagihari ibabeshaho ugatabarwa bagihari cyane bazi ko ntacyo uzimarira bazi ko Imana nawe hari ukuntu bajya bavanga Imana iracutsa nawe urabizi barabivuga cyane ngo Imana yaraducukije ariko ugasanga ejo bakabivuga uyu munsi hahandi baba bavuze ijambo rya nyuma ku buzima bwawe akaba ariho Imana iza gukora bishatse kuvuga ngo ibyo babonaga ko birangiye nibwo Imana ibigiye gutangira kubera ko yo iza imbaraga zacu zarangiye tubona ko finale z'ubuzima bwacu byarangiye pe aho ngaho niho imbaraga zayo zitangirira urumva izo ziba ari nyinshi cyane kubera ko twe tuba twananiwe kubera ko abantu babagira amagambo ariko yo Imana ikagira ijambo njyewe iyo ngeze mpita mvuga ngo icyo abantu batatubonamo ni Imana itubonamo ni byinshi cyane twavuga kuko ibyo Imana yakoze ni byinshi guhera ku mwaka wa mbere tukivuka n'ubuzima abantu bakuzemo njye nagiye kumenya ubwenge abantu barya umuceri kuri Noheli cyane nawe niko bizi rimwe mukanawubura kandi ari kuri Noheli abantu nagiye kumenya ubwenge barya umuceri kuri Noheli nabwo bakagura nk'inusu nko muri nko mu bana batanu rwose bakavanga mukavuga ati natwe twariye Noheli ariko ubu ngubu bimeze bite ubu ngubu n'inyama tusigaye tuyirya buri cyumweru inyama tuzirya mu mibyizi n'umuceri tukawurya mu mibyizi n'akamayineze mana ni ukuri ariko duhagaze mu isezerano yadusezeranije njye Imana yarambwiraga ngo nzakugirira neza kandi nzakugira ukomeye yego ikambwira ngo kandi kirenzeho umuryango wawe nzawuhagukizwa kubera wowe ikambwira ngo na wa wundi ubona ko yigize ikinani nawe nzamuhindura mugire umukozi we aje mu murimo w'Imana ariko
njya nshima Imana ko n'uwari warigize ikinani koko ari gusiga umbwira aho bateraniye. duhereze Imana icyubahiro. Ni ukuri njyewe do ndayishima amanywa na nijoro, kubera ko nimba nari ndi mu bana 7 ari njyewe wubaha Imana ari nanjye gusenga. Yego. Abandi bose binywera ari abakatolike bamwe batubaha Imana nyine badasenga, asuka abakatolike bose batubaha Imana, ahubwo ari babantu nyine bidafasheho n'ababyeyi banjye ari uko bahora bambwira ngo nkawe ubugiye, ariko kugeza uyu munsi hari igihe bajya banatubwira ngo twarasaze. Noneho barambwiraga ngo nkawe kuki uri umwana urasengera iki, ubwo wabasubije ngo iki? nababwira ko icyo nza indi gusengera bazakibona. Yego, ubu ngubu barakibonye buri mwe wese, si ukuvuga ngo ibyo mvuga nuko bidahari. Kugeza uyu munsi buri muntu wese ari kwijajabira kuvuga ati Imana nihe basengeye niho ndasengera. No kuvuga ngo ntago bakivuga Imana z'aba Morodekayi za kera, kuvuga Imana ya pa Imana ni nziza. Ngewe iyo ngezaho mpita mvuga ngo iyi Imana yaguteye iteka, bagutekera ifiriti mu mibyizi, ukambara ikositimu no mu mibyizi, ukajyana mu murimo ukambara ikositimu. Yego, kandi warasuzuguwe. Imana yacu tuyikomereho. Ni y'agaciro. Ngiye njya mvuga ni burya Imana n'umuhanga, nkayibwira ngo kandi ibikora ku murongo kandi bucece yicecekeye. Ntago Imana igipapa ngo igivuga ngo mbese ngo ndajya gutabara Pascaline nyuze, ngo ndajya gutabara uriya mukobwa nyuze, ahubwo y'ubwayo yishakira inzira ahatari inzira yishakira inzira, kubera ko icyambere cyo nakundiye Imana yacu nta muntu wayiduteranyaho, nta numwe, habe n'umwe ngabe yaguteranya ku Mana. Ntago byashoboka. Umuntu ashobora gutega indege akajya kuguteranya. Yego, agatega imodoka akajya kuguteranya, ariko Imana yacu nta muntu wayiduteranya. Yatega imodoka imugeza heso, ubwo yatega indege imugeza heso muri, kandi Imana yinsizemo, kandi Imana si ziri muri Imana yacu rero izi ubwenge, nta wayiguteranyaho, waba uri mu bibazo, waba uri mu makuba, baba bakugambaniye, nta waguteranya n'Imana wamenye. Bishatse kuvuga ngo buri muntu wese ashigikira Imana iri muri we cyane. Ndabyibuka nigeze kuva gusenga, ngeze mu rugo arankubita. Arankubita. Kose wasubiye gusenga kandi bagukubise? Ego ko Mana, ahubwo yankubise nimugoroba mvuye gusenga, mu gitondo njyayo. Ubuse ngo nizari zahoze unagenda utagishobora kwicara, ariko kavuga ngo shingiye kuko nzi kiti bihamya n'ibimenyetso yuko izatugerera neza, no kuba duhumeka byonyine ari iby'agaciro, nta cyatuma mva ku Mana. Bishatse kubundi ngewe yongeza bamita mvuga ngo wapfushije ukomere ku Mana yawe cyane, wana byayo ugira gute uyikomere. Ubundi tuvuga Imana hagaragara n'ahatagaragara, mu bibazo ndetse no mu munezero. Imana ikomeze kutugirira neza. Ndagushimiye Pascaline, urakoze cyane, utubwiye amagambo menshi meza ahumuriza imitima yacu. Reka tukwakire mu ijambo ry'Imana. Murakoze. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Yego, nyemerera iri jambo ry'Imana tugiye kwiga rigiraho rigukora rigire naho rigushira. Amen. Ngewe ndasoma umurongo gumwe gusa, umurongo umwe wonyine. None ubundi umurongo umwe uranahagije, kubera ko ubwo Yesu yajyaga gukiza abarwayi ntabwo yikebaguraga, ubwo yavugaga ijambo rimwe ryonyine gusa. Ubwo yavuga ngo haguruka ugende, warahagurukaga. Avuze ngo pfa, warapfaga. Rero umurongo umwe wonyine uwizereyemo kandi wanihanye, nzi neza ko Imana igiye gusobanura ibintu byinshi ku buzima bwacu. Password y'ibyo byose rero ni ukwizera. Urana dufashe mumfashe munsomere muri Yesaya 50 umurongo wa 7. Tugiye gusoma Yesaya 50 umurongo wa 7. Reka tuharebe, nawe udukurikiye uze kuhareba nimba uhegereye. Nzi neza ko ijambo ry'Imana ari umutsima utera imbaraga mu bugingo bwacu, kandi ijambo ry'Imana ntago rivangiye. Julienne ntavangirwa, Pascaline yavangirwa, ariko Imana yo cyangwa se ijambo ry'Imana ntago rijya rivangirwa n'umunsi n'umwe. Ngiye gusoma Yesaya 50 umurongo wa 4. Kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amen. Alleluia. Amen. Nshimye Imana
itagidutererana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nyikunda cyane. Yesaya 50 we yaravuze ngo kuko umwami Imana azantabara. Umwami Imana izantabara. Nicyo gituma namwara. Nyamazu usubije amaso inyuma ukareba ku minsi yahise, ukareba ku byuri gucamo uyu munsi, nyamazu uba waramwaye. Ariko kubwo kwizera Kristo no kwizera yuko izatugirira neza, nicyo gituma namwara ngo ndetse mu maso yanjye hagakomera nk'urutare. Nyamaze turakomeye kubera ko urebye ibyuhura nabyo kugira ngo bigushishimure, ugasigara uhagaze, ugahura n'intambara ugakomera, ugahura n'ibigeragezo ugakomera, ukambara ubusa ugakomera, bakagutuka ugakomera, ugakubitwa ugakomera, ugasuzugurwa ugakomera, ukaburara ugakomera, kandi ukavuga Imana. Nyamaze mu maso hacu harakomeye kubera Kristo. Ngewe Yesaya iramfasha cyane kubera ko ngo kuko umwami Imana azantabara. Ukimara kumenya neza ko umwami Imana azagutabara bituma ukomera, kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma namwara ngo ndetse mu maso hanjye hagakomera nk'urutare. Amen. Aleluya. Ngiye nkunda Imana kubera ko aho ubona ko ibyawe byarangiye niho ibigiye gukora. Aho ababyeyi bagutsize, aho imiryango yagutereranye, aho inshuti zakuvuyeho, Imana yo irazi ikitamura ikavuga ati burya nanjye naje. Nubwo ibicecetse bikora ariko ibiri mu kazi. Ngiye nkunda Imana cyane kubera ko impamvu nyikunda dufite ibihamya n'ibimenyetso. Hari aho yadukuye, nawe uyu munsi yahagukura. Hari ibyo yakoze byinshi. Ugiye ugasoma iyo ngewe impamvu nkunda Imana, iyo ufite ikibazo cyo kutabyara ujya usoma igitabo cya Sara na Ana uko byagenze. Rwari urugamba rukomeye. Usanga yarakoze igikomeye kandi ukanasanga wowe ntago wari wagera igihe cyabo. Ntago wari wagera ku gihe cyabo. Birashoboka ko wabuze urubyaro ariko utaraharikwa. Utari wagira penina. Ubwo rero komera cyane kandi ushikane. Kuko na Ana yarihangana afite penina mukeba. Kandi penina we yari yarabyaye. Ubwo rero niyo mpamvu nimba nta rubyaro ufite ugomba gusoma, ugomba gukomera, ugasoma muri Ana akaguhumuriza. Waba uri umugabo cyangwa abawe baragusizeho n'ibyawe byaragusizeho, usobe muri Yobu. haragukomeza wongera ugira ibyiringiro. Umenye ko Yobu nubwo yahuye n'ibigeragezo ariko ikintu cyatumye agaruka kandi agakomera nuko yagumye kwizera kandi agahagarara ku jambo rye yuko atazahemukira Imana. Nimba uri umukobwa ubona ibyawe byararangiye waratinze gutabarwa, ugende usome muri Esther. Urasanga Esther rwose yarababajwe yambara ubusa, aratukwa, arwara amavunja, abura ababyeyi. Biri tugira neza ngo yarezwe nyirarume ariwe Morodekayi, ariko akamubwira ngo izatugirira neza. Kandi na Morodekayi burya yari umukene. Morodekayi yari insuzugurwa nta n'icyo kurya byari bigoye, kwambara byari bigoye, aho kuba byari bigoye, ariko Imana igiye kumutabara imugira umwami. Niyo mpamvu byagora byakomera, isaha ku isaha tuzatabara. Nimba uri umusore ukumva byaragucanze, usome muri Daniyeli. Urasanga Daniyeli, Mishake na Abedenego nyamaze byari urugamba rukomeye, ndetse bari no mu gihugu kitari icyabo, ndetse bakora barabimukira, ndetse bategekwa kubaha umwami. Nubwo bari babishaka, ahubwo byari itegeko ko bagomba kubaha umwami. Ariko bashingiye ku mirimo y'Imana, baravuga ngo ntago tuzigera twubararira ibigirwamana. Barakomera ndetse birashoboka ko natwe mu buzima bwiza, ndetse baryaga n'ibishimbo gusa, banga kurya ibiryo n'amaminino. Baravuga ngo dushingiye ntago tuziyandurisha ibiryo by'Imana. Kandi bagira itoto kurusha abandi bose, babana beza, bagira agaciro, bagira icyubahiro, Imana ishimwe, batari mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu Imana yacu iyo wayubashe ibuka noneho igihe banze kubararira iyo Mana kubera ko yari itegeko, babategekera kubajugunya mu itanura ry'umuriro, yari ryenyegejwe ngo karindwi. Niko biri tubwira, ndetse nimwe barushijeho guca, nimwe barenyegeza, n'uwari ufite esanse yasukagamo esanse kugira ngo umuriro wake cyane. Ngakurura uwo muriro utekereza.
ariko kubera ko bari bafite kwizera baravuga ngo naho yadukiza cyangwa ntidukiza. Haleluya. Niyo yadukiza kandi ntidukiza cyangwa ntidukiza ntabwo tuzubararira ikigirwamana. Abarangije baravuga ngo kandi kirenze kuri ico twarya tutarya ntabwo tuzigira twiyandurisha ibiryo by'ibwami. Niyo mpamvu muri ubu buzima tubamo twagakwiye kugira ngo ingingo iturengera kubera ko niba bari abasore baremeye bagahamya Imana mu bihe bigoye akantu gatoya katuma tuva mu byiringiro katuma tuva mu byiringiro n'akahe kuvugwa nabi se kwambara ubusase. Numva akantu nakundiye Imana babajugunyemo ari abantu batatu abari babajugunyemo bagiye kureba basangamo uwundi muntu wa kane ahubwo wabajugunyemo niwe wahiye mbere kugira ngo Imana ibereke yuko umuriro wabo warukaze. Kandi bo ngo biritubwira neza ngo bakigera muri uwo muriro barasenze barahimbaza buzura n'umwuka wera. Biritubwira neza ngo nta n'umwotsi w'umuriro wigeze ubanuka ndetse nta n'umwotsi wigeze ubanuka kubera ko bari bibitsemo imbaraga z'Imana kandi bari bazi ko ubarimo cyangwa se uwo bakorera uwo bamaze kumenya afite ubushobozi bwo kuzimya umuriro bigakunda. Ariko Imana irabyemera umuriro barawucana uraka barenyegeza. Imana irabyemera. Haleluya. Bongeramo inkwi. Imana irabyemera shuti yanjye no kugira ngo bemere yuko umuriro wabo ushushe abagiye kubanagamo abiri tugira neza ngo ibirimi by'umuriro zabasangaga aho zari bahagaze akaba ari bo bafatwa mbere yabo bajugunye mu itanura ry'umuriro. Ariko Imana irangije iravuga ngo ihagurutse umwami bari guhengereza kugira ngo imuhe ibihamya n'ibimenyetso abari buje guhengereza birashoboka. Arangije aravuga ngo burya ko twatereyemo batatu nkaba mbonamo wa kane ndetse uwa kane asa n'umwana w'intama w'Imana. Bimeze bite n'abandi baraza barahengereza barangije baravuga ngo iriya niyo mana ya Meshake na Abedenego. Haleluya. Niyo mana nzakorera. Bishatse kuvuga ngo byashoboka ko waba udukurikira mu kibazo runaka, byashoboka ko waba udukurikiye nawe uri mu itanura ry'umuriro runaka, ubundi umuriro si uyu benyegeza gusa aho n'amagambo yaba umuriro, ubukene bwaba umuriro, ariko Imana ishimwe umuriro kuri wowe, gutukwa byaba umuriro kuri wowe, ubukode byaba umuriro kuri wowe, kandi gwenyegezwe. Ariko Imana igire gute? Imana igira uwo yohereza aze kureba, yitegereze, niyitegereza burya aragukura muri muzima, niyitegereza arasanga uri muzima, kandi niyitegereza n'abari baguhanze amaso bazi kugiye ko ugiye kwandagara, yego nibo barataha bavuga ngo nanjye nje nasomye ijambo ryiza ngo bagitegereje kari bupfa kindutse, yego bagitegereje kari bupfa kindutse, ngo babona akomeje kuba muri muzima, kandi yararumwe akomeje kuba muzima, kandi bari bazi kapfuye birangiye, ngo ariko bagitegereje ngo babona gumye gukomera. Niyo mpamvu nawe uyu munsi bagitegereje ko uri bwandagare, bagitegereje kuri busebe, bagitegereje ko ibyawe byarangiye. Abariho Imana igaragara, abariho Imana iseruka ize igutabare. Amen. Imana iguhumugisha kandi Imana ikugirire neza. Ndagushimiye kubw'ijambo ryiza. Imana y'amahoro ikomeze kwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri. Hamwe nyuma mwebwe mudukurikiye, uyu ni umukozi w'Imana urimo Imana, arimo buhanuzi. Yanakubwira n'ibyawe utarabimubwira. Ntabwo ari wa wundi umanza ngakubaze ngo warose, ngo senga umugongo wawe umeze ute, oya, ahubwo abikubwira utarabimubwira. Niyo mpano afite. Hanyuma wowe umukunda uze kubyandika muri comment. Dukeneye comment, share, subscribe, ndetse nawe utarabikora ubikora udushigikire. Kandi ni umuntu uciye bugufi, arahugurika, araganira, kumuganiza navyo biremewe. Wanamuganiriza kubona araho biri bitari kugenda neza, wambwiye wamuganiza. Hanyuma reka tumusabe atanga nimero ya telefone kugira ngo tujye tubona uko tumuganiriza, tubone nuko adusengera mbese ku kibazo ufite cyose. Wanatekereje ko mwakwisekera, nabonye afite n'impano yo guseka, ntagajya arakara, namwe mwabibonye. Byashoboka ko wanamukunze ku kintu runaka. Reka duhe nimero hanyuma tujye tumuganiriza. Nimero yanjye ni 079
54 Yego. 948. mwazumvise nimero ye niyo ngiyo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka tumusabe adusengere kuko turi hano turi ku muryango mugari dukurikiwe n'abantu benshi, isi yose iradukurikiye. Shatse kuvuga ngo niba isi yose dukurikiye, hari ufite ikibazo cy'ideni, hari ufite ikibazo cy'uburwayi, mbese buri muntu wese ku kibazo afite, tugiye gusengera ibibazo muri rusange kugira ngo udukurikiye yumve ko twamuzirikanye. Ni karibu no gusengera ubwoko bw'Imana. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi watugiriye, tugushimiye uburyo wabanye natwe ntuhabwe icubahiro. Amen. Waturinze turi abanyabyaha ariko uremera ubana natwe ntuhabwe icubahiro. Amen. Mbere na mbere nutubabarire ibyaha byacu, twakoze byinshi ntitwashikira ubwiza bwawe. Umunwa wacu ntago wigeze uguhesha icubahiro, imibiri yacu nigeze iguhesha icubahiro, ariko ndakwinginze ngo tubabarire. Warangiza kutubabarira rero Data, wururuke wumve icyo tugusaba n'icyo tugukeneyeho. Mwami, nsengeye buri muntu wese urimo kunyumva, ndetse na bamwe bapfuye amatwi, abo bose ndabasengeye. Ndakwinginze murengezi w'ubugingo ngo ubumvire kuko uri Uwiteka Imana. Nsengeye abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Nyemerera rero Data wa twese ubumvire kandi ubagire neza. Hari abafite ibibazo by'amakode baba mu nzu zitari izabo, nyemerera ubahe ishikijo kandi ubahe gakondo yabo kugira ngo izina ryawe rishimwe. Hari abafite amadeni ndetse akomeye cyane, bibaye ngombwa banaterezwa cyamunara, izo cyamunara ndazihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo ndakwinginze kuko ushoboye byose, utanga ubwishu kugira ngo izina ryawe rishimwe. Hari abarwayi bari ku mabomboni, hari abarwariye mu rugo, hari abarwaye indwara zitandukanye, hari abarwaye kanseri, hari abarwaye impyiko, abo bose ndabasengeye muri rusange. Abarwayi bose mbasize mu ngobyi y'amasengesho kugira ngo Data ubahe ubuzima buzima. Ndakwinginze ngo ubatere urushinge rutaryana, ubahe n'ikinini kidasharira kugira ngo izina ryawe rishimwe kandi rishirwe hejuru. Ndasenze cyane, nsengeye buri muntu wese urimo kunyumva. Mwami, hari abari muri gereza, abo bose ndakwinginze ngo ubafungure kuko ushoboye byose. Hari abakeneye akazi babuze hirya no hino, babuze amafaranga, babuze icyo bakora, ndakwinginze ngo utange akazi kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyemerera rero Data mwiza unyumvire kandi wumve gusenga kwanjye, wumve no kwinginga kwanjye kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyemerera buri mwe wese ku cyifuzo cye ukandi igishute kiri kumubabaza. Kandi Uwiteka Data wa twese, hari abashaka gukizwa, reka ubongerera agakiza muri iyi si kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyemerera Data wa twese, byose urabishoboye. Amafaranga urayafite, byo kurya urabifite, Mana amazu urayafite, ubutunzi urabifite, buri kimwe cyose ndetse n'amahoro yo mu mutima, ibyo byose urabifite kandi urabitunze. Nyemerera rero udukorere muduhereze kuko turi abana bawe, kandi Data turatese kuko tuzi kuri Papa wa twese. Nyemerera rero tuguteteho kandi icyo tuguteseho ukiduhe. Nyemerera rero Data wa twese iki kiganiro Data ugihe umugisha, kandi Data natwe ubwacu duhe umugisha kuko twakwemereye tukakumvira. Komeza kubana natwe kandi uturinde mu izina rya Yesu. Amen.